bataje none ntago bazi byabaye ariko uwo munsi habaye itangaza abi Kigali ntago bazi byabaye ariko uwo mwaka habaye ibitangaza. Mwibuka kuvugana ryari? Tuvuganaga buri gihe. None se wakiriye gute inkuru yuko nyine umusaza w'inshuti yawe witwa papa we yavuye mu gihugu, wabyakiriye gute? Ndagusuje cyane nkwifurije ibihe byiza, kugubwa neza ndetse n'ibindi byose byiza Imana itanga. Ubwo reka nkubwire ko ari umunsi mwiza cyane, no munsi utangira icyumweru, ariko nanone umunsi navuga ko buri wese ufite intego yari kuwa mbere burya bigera kuwa gatanu wayibonye, byakabije ku cyumweru ukayigeraho rwose. Ndi kumwe n'umugabo bita Inyogoye, niwe uyu munsi tugiye kuganira. Ubwo reka mwakire. Inyogoye umeze neza? Niwane ibintu ni swaga na potential byose byicanze bimeze ukuntu umeze neza. Niwane amakuru y'iminsi twari twarakubuze. Ibintu ni neza, nta shitani, ni swaga cyane. Muri quartier bimeze gute, byifashe gute? Kufishi ry'umuryango gwanje niwane nta shitani, bafite swaga, bameze neza, ibintu byose ni ruzungu. Shera meza tese ari guca umugara. Sheri wawe rwose nago muheruka ngira ngo haryo heruka Kigali, ryari waherukaga Kigali? Jewe nari imbere ku Kigali yasize iminsi mikeya, kameze nk'atatu ntagarengago. Wasanze Kigali se ari ibintu byahindutse ko wayisize? Byinshi. Nibiki? Ndi gusanga haru akantu kaba kicaye kameze ukuntu, kameze nk'iyi kamera kari ku muhanda, abapolisi bashiraga wacu umushoferi urukwiruka kumago umurabye nagaki ngo bakitaga ngo ni ka Sophie. Ninde wakakubwiye se? Jewe n'abantu babivuze, nabonye akantu kari gateretse ahantu ku muhanda ngaguca mu ntusi ziri hejuru, kameze ukuntu ngira ni ikibunda gikomeye ndagapfusha rukora. Ndavuga hari igihe bagiye kuturitsa abantu banga igihugu pe. Ndakomeza ndigendera. Ariko wabonye Kigali nyine yarakomeje kuba nziza. Amesku. Ese buriya mu duce twa Kigali ni hehe wumva watura ukahaba neza n'umuryango wawe? Ikanombe dude tanze impande ya perezida. Kuki se uhisemo Ikanombe? Nuko nabandi hamwe na perezida w'igihugu. Abikanombe cyane. Wabimenye gute? Ewe gawe banyeretse inzimeze kudagafusha rukara ifite swaga. Ubwo wakwibera Ikanombe nakuba bagashaka cyangwa tura mu Kiyovu. Aho se bajaga bahambira ngo ni perezida watuye ndagafusha rukare. Ukumva nawe wahatura cyane. Noneho reka twigendere. Mushuti wawe ntago ari Kigali? Ego. Pe mwibuka kuvugana ryari? Tuvuganaga buri gihe. None se wakiriye gute inkuru yuko nyine umusaza w'inshuti yawe witwa papa we yavuye mu gihugu, wabyakiriye gute? Papa wanje n'ubundi yajaga ambwira ati sani bosi nzasazira muri iki gihugu pe. N'ubundi gomba kuja mu bihugu bya kure ngagenda gacumugara ngacinyakadiwo kajaja ngumana n'abazungu tugakomezanya pe. Kamubwira ngendo wazanjana yose papa wanje. Ati nta wize nta Cyongereza wavuga mu bazungu. Nzavuga ibyo njaje ndavuga. Bazaje baransemurira. Dude naguherukaga ngiye kuri ya album yanyu muyikora muri kan Kigali. Ese uracyabyibuka? Yego. Cyane. Wararirimbye? Yego, uracyabyibuka? Ndabyina ndashuhira namera nki pasi ya cagenzwe mu mashanyarazi. None se buriya byagenze gute kugira ngo ubundi ubumuhanzi ko ngiye meruka utari umuhanzi? No mwuka gw'Imana gompumukeragamo. Ujya muri studio bwa mbere byibuka? Byagenze gute? Ewe umuntu abari muswaga. Si uri muri studio cyumba uherereyemo wicayemo neza uhagazemo.
n'ijwi ryawe uri hanze ntiyaryumva ndagapfusha rukara riba rikomeye nk'iki kibambasi iciye inzu. byagenze gute nganiriza muvuye mu rugo wowe na Yago mugiye muri studio byagenze gute ku ndirimbo ya mbere mwakoranye? Yego. Byagenze gute? Yarambwiye ati Sunny Boy n'ubundi reka nkwishurira amafaranga ijyaguye uririmbe woka. Aragatanga ndaririmba ndahamiriza numva ndagapfusha rukara ibintu diwadete. Ni wane? Nsanga ni waneza. Murabyutse mujya muri studio rero. Ni biki byakugoye? Nta na kito. Byose byari wadete. Naragiye ndicara ndaririmba ijwi ryanjye rirahogoza. Ndahogora pe. Mba nk'inyoni y'inyamanza ndagapfusha rutwagana. Pe. Ubwo rero studio murakoze neza noneho bigera mu gihe cyo kujya muri video. Ni biki byakugoye gukora video? Byose narindi kubivuga ruzungu nta kintu cyangoye narindi gucinya akadiho ngaca n'umugara pe narashusha ngira ngo ndamanyuka mu bice nuko umuntu ashuhaga ntamanyuke n'ubundi mba naramanyutse mu bice ndagafushoka. Hari indirimbo yindi tunava no kubyindirimbo, hari indirimbo wakoze uri kumwe na Yago n'ubundi ijyanye no kurimbira ku mukuru w'igihugu. Iriya ndirimbo byaje gute? Ni wowe wayihimbye? Ni Yago wayihimbye? Byagenze gute? Irandirimbo nukuri kw'Imana nyakubahwa Perezida Paul Kagame wakuye amashimwe menshi cyane menshi. Nta kintu navuga ntamuvuze. Iyo mpamvu navuze ndi u Rwanda ni wowe rugize uca. Fusha rukara. Nindira ndirimbo wayihimbye? Ni wowe cyangwa ni Yago? Ni nje na Yago. Dude. Utuntu wahimbye muracyatwibuka? Niba utabeshya. Abataje none ntago bazi byabaye ariko umunsi habaye itangaza. Abi Kigali ntabwo bazi byabaye ariko umwaka habaye ibitangaza. Abi Kigali ntabwo bazi byabaye ariko umunsi habaye ibitangaza. Ni wowe mubyeyi mwiza tengamara. Ni wowe muzehe mwiza tengamara. U Rwanda n'urugeze uca ndagapfusha rukara Paul Kagame muzehe Perezida ngomba kuzaja muririmbira ndagapfusha rutwegere. Turi kumwe n'inyogoye warukumbuye cyane. Ese buriya iyo ubyutse mu gitondo Yego wibereye mu rugo handi kwifishi umunsi ubupanze gute? Iyo mbyutse mu gitondo nkitegereza ikirere nkitegereza amanywa nkitegereza ukwezi mbyuka saa moya za mu gitondo kare mu bujwijwi ukaba urabyutse nkaba ndahagurutse. Ikintu cya mbere wibuka ukora cya mbere ni iki? Ikintu nkoraga cya mbere mpanze amaso ganje bitaga mvuga indi Mana we ukuye umwijima usizeho umuco ukora guco. Urabanza ugasenga. Dude. Urangije gusenga ukurikiza hiki? Iyo maze gusenga ndavugaga Jeannette arandebaga nkabona ashaka kunkubita igipfunsi n'icyo bamubyaye nkabwira kandi wa mukobwa nzakuzirikisha umukwege nukomeza kujundeye buco. Jeannette n'umukobwa wawe? Ese umaze kugira abana bangahe? Babiri. Ngera nzi ko ubyuka ubwo ukabanza ugasuhuza sheri wawe none uhita ujya kwirebera abana? Akada. Nazuza umugore wanje mu gitondo kare. Arambabarira ntagiye kumfatada. Nuko umwereka Imana ahubwo ikamugirira impuhwe. Ntabwo noneho kirazira. Muri quartier yanyu ntago babyuka, nta bagabo babyuka basuhuza abadamu babo se? Yego kitare cyo mwijuru. Muri kumwararanye ntabwo bibagaho. Shakoze mutirigwanye ukumva
mutirwanye nk'umunsi konse gose ari nkirahijya mugahora nka saa 9 z'amanywa kuva mu gitondo mutahuye uramusuhuzaga ruzungu wa nene ukamuha umukono nta kindi wakora ntabwo ujya umuha akabizo ntagiye kunyirumira umunwa wanje gukamonyokana none se ubwo nihagira abandi bagabo baza bakamugutwara kuko utari romantique uzi ikintu bita kuba romantique ego bivuga iki kuba romantique biba bivuze iki romatimu ikintu bisobanuraga nje nana kikubwira njewe inkwano natanze bose banamujanye ako kagabo nungwita ngafata ngakazana abwira dore wamujanye amafaranga namukoye gazane niba yagukunze da mwigendere mujane muzasazana karamata muzarinde mupfa muri kumwe ntabwo wansobanuriye romantique bivuga iki romatimu romatimu jada bibeke romantique ni ukuba ugira urukundo rwinshi ariko ukanarwerekana cyane cyo nico nese kandi utagira urwereka umugore wawe ndarumwerekaga yego mu gitondo cy'ukuka ariko ndamutse mbyutse ngavuga nti niko dafiwe akira ibituza byanje n'amaboko ganje kare mu gitondo akata se nabyishoborera ugomba kubyiga kugira batazamugutwara kaje musuza kare nabashake bazamujana ahubwo umuntu uzamujana azaba afite ibibazo nk'ibyanye nawe bizuru kubera iki papaye kagwizihirwa yamujana gute ataramuteresa ariko yaba yanga igihugu agutwariye umugore kwizina ry'Imana ndagapfusha rukara amujanye akamurerembana nkabona namubuze kamenya heherereye uwo mugabo afite ibibazo ese buriya guha nk'amafaranga ngahe cyeretse ari nk'umushipesho cyangwa umukomando ho navuga indi utanyiturikiriza da kavuga utamvana mu mwuka urakibuka amafaranga wamukoye nangahe se ubwo se ubwo ngiye nayakwihera ngiye nkamwitwarira nabonye ari umugore mwiza 500 yuzuye kamanyarwanda fushoka ese buri bukwe bwawe bwose ntabwo wicaye ngo usubire inyuma urebe ngo bwatwaye amafaranga ngahe ego ni ijyaguye ni ijyaguye cy'amafaranga ni nkangahe ewe gamafaranga menshi badawi gahe bose bamushanye nyagasani waremye abantu aja nk'umusirikare wo nakwihangana kuko ngoze ku musirikare manzi ko aranturitsa akashwanyura amagara ganje gagatembagara ariko kaga ukigize ngo nagashumba kakandi kigira ngo nakanyonzi kakandi kigira ngo gafite nguruganda gurusco namufata nkamujana muri ribu yoka akagusubiza ibiceri byawe ntago urambwira byatwe nka 5,000,000 ubukwe bwawe manza sinarengaga harya ninde wazishyuye se papa wanje yago yo uzamushimire nagira ngo nkwibarize nk'ubu wasize umugore ese kaka boutique kawe cyagafite baragashwanyuye baragatatamuye karatatamuka pe byagenze guteze barage baravanga Sunny Boy ngo ashinze akabari ngo ashinze n'icyokezo cya brusheti ngo yabaye umukire ngo muze tumukubitemo umutigo muri Kongo yoka akabutike bagashwanyaguje abajura nibo bakibye yego ubu nta kandi ufite nta n'urupfusha none se ubu ngubu ukora iki noneho njyewe ndi umuhigi uri umuhigi yego umuhigi ujya uhiga ibiki n'ibiki ni uguhiga isatura ngahiga inkwavu zo mu shamba ngahiga inkoko zo mu shamba wenda zitegaga weruka kuzifata ryari nje ndagena nkazizirika ngasanga zafashwe weruka kuzifata ryari ni ryari uheruka kubona umuhigo harizo nsanga zafashwe zikiri nzima nkazizitura kazireka zikisubirira mu shamba none se ubwo ntabwo uri guhomba
agatego mba nakoroheje apaye kavuga akanyamaswa nikaza gufatwa marakabe base disi ntikarafatwa ruzungu kakareka. None se ubwo iyo ukaretse kakagenda mu rugo utahana iki kandi wari wagiye guhiga? Hariyo nsanga gagwaye ishumange ngavuga wewe uko munsi ndakunopfura woka. Twikomereze. Wari wambwiye ngo Yago ni wagukoreye ubukwe cyane. Ni iki kintu kuva wahura nawe nyine yaguhaye ukibuka cyangwa se ikintu cy'agaciro ukibuka uvuga uti kabisa iki kintu kirakomeye cyane cyangwa se gifite agaciro kuri wowe? Papa wanje kwizira gibele papa wanje nabukundiga mu mutima gwanjye niyo nanapfa kabaho tanisho naba mbaye namukundaga yampaye byose ambabanta mbincuta mpani bafedi ibigawi ako baragajanaga nubwo bantu bamwangaga sinzi icyo bamwangiraga. Ese urabizi ko bamwanga? Agora urabizi babakobwa ngo ni bande sizi n'amazina gabo. Hari abakobwa baje bamwanga ngira nk'abantu uzi bamwanga. Wega we hariho nabonye ngo witega DJ Brian mana we ngo amwanga kubi. Muhungu dore nawe ni umukobwa nta mugabo agira akugira mukunda ahubwo nukwirirwa ari kumuto. Je ndura umukobwa nazikundira Yago TV show. Akazamutunganya akamushira mu magoda agapfusha ukara. Cyane. Brian mwari mwahura? DJ Brian ngo hari gihe ngo yaragiye kunkandaga amagara ganje agiye kugaturitsa. Ryarise ashize iminsi twati ku Gisenyi ku mazi nawe reka nkumanyura go magara gawe ngasature watekajyo nawe yarahari. None muraziranye? Mbona yaje no ku mutima gwanje ngo tungane gutunganye woka ngo pu. Ese wowe wamenye ryari ko Yago abo bantu bamwanga? Nje ikintu cabinyeretse ko bamwangaga ya radio bari bayihanaguye itariho warishaka gukayibura sinje ni inshuti zimukundaga zamushakaga zikamubura iko batisa nibo papa wawe ntabwo akiriho ndiye ntibamunogono yapaye kanukane titwabudegadeye. Kuki sutayisuze Kigali kumureba? Banapfukamye ku ruswa. Banapfukamye ku ruswa. Bivuga ikize? Upfukama ku ruswa mba ndi ku mbuto z'umugisha nkavuga mana weze no mbuto zihereze papa wanje dore ni radio ye bayikupye Nyagasa n'umufashe yere kuzima burundu. None se abantu banga Yago, abantu bamwanga wababwira iki? Ubutumwa njewe abantu batajagira urukundo mu mitima zabo no kubabwira ni mujemwo kundana nk'urukundo Imana yabakunze. Iko abantu batagiraga urukundo baje bakundana urukundo rwinshi nk'ubwo Imana yabakunze. Rero kugira Imana imushire ku musaraba ati bambwa bakubambe kugira abantu naremye babone ko bakundaga woko kubete mishomare mu biganza n'ibirenge barabipfumura. Ese usengeraye ko numva ibintu bya Yesu bizi cyane? Ewe sinanabivamo nta nubwo nzanabivamo nzapfana nabyo. Usengera he? Mu Restoration Church. Mu Restoration Church ahagana he? Ku Gisenyi. Ni usengera? Yego. Ndagapfusha rukaba. Ujyana na famille ariko? Ninje njenyine. Kuki utajya ujyana se n'umugore wanje wasigaga mu Pentecote? Nabwo idini cyanje ni cyawo biratandukanye jura ajya gusenga ukwaho nanjaje ndaje ukwanje. Ariko nava gusenga abasho kabagenda nkababwira ndi bupfukame dusenge mwuka. Mugasenga? Yego. Nanjye kukwibariza ni ryaruheruka kubasohokana? Njewe rakada namusogana nkamujana he. Wenda nava nko kugusenga ngo ntabwo arajari wenyine nzajana nawe mu rusengero rwe. Aho nje nshengeraga ara ku mubano gwa mbere ku Gisenyi. None se ntujya unamusohokana nyine?
mugasohoka nko muri restaurant mugasangira Ceretse agiye kugura nk'ibitenge cyangwa imyenda z'ubwado tukajana nko mu soko ntabwo mujya musangira nko muri restaurant cyangwa musohoka kandi hantu nko ku mazi mugende mutembere ntayajya muri restaurant abantu bijya bajyaga muri restaurant sinabona ko kwishura franga cyagweringa no gucara ntabwo byishoborera Njewe ndagiye umwana aravuze ati muza n'umugati aragurinde muyati mumpeke karagurinde muyati munzanire igi aragurinde muyati munzanire bureba ewe gawe rakaza ariko icyo bibagurira mu rugo igo ibyo bibashyira igo mu rugo ni ukubahereza ibyo kurya bakajya bakizihirwa gusa ibintu byo kubajyana mu maresitora hoye ntibagiye kujya ibijya bihenze nkabura ngo mbishurada none se hari urumva papa wakimara kugenda hari akantu bita big energy urakazi akantu bavuze abantu ngo abakunzi bayago ngo ko bitwa big energy urabizi iki big energy urayizi kitwa big energy rekada ntago bizi sinzi n'ukuntu uri kuvuga ntago bizi agafusha rutwagarara agafusha rukara abantu benshi basigaye biyitanga abakunzi bayago ngo bitwa big energy ntago ujya ubyumva ntago rero akabimenya ubwo bisobanura iki nanjye kabisa nagira ngo nsobanurire wenda abantu yaba kuvuga ngo abantu bagiraga umuco bagiraga n'ibintu byiza mu mitima zabo none ibyo navuga ngo ni ibiki nta nubwo ubizi dekada ntabwo wumvise ko ribu yavuze ko ari agatsiko se ka yago yashinze aka gashinga kaba gahe yagashinga mu gihugu mu Rwanda igihugu cy'u Rwanda ko mbona gitengamaye n'agafusha rukara baherereye ahagana he papa wawe arimo nagira ngo umbwire none ndumva nawe ntabyo uzi ntabwo mbizi ndagapfusha rukara urumva ko wasigaye rero ntabwo muheruka kuvugana ntabwo iryo jambo ni nabwo bwa mbere ndyumvishe mu maraso ganje kuva nangana nce ese nizihe mbuga nkoranyambaga ukoresha ntazi naka WhatsApp ntukabaho WhatsApp yanje nawe yarazimye yikuyeho yaguye hasi igwa nk'igiti batemye byagenze gute telefone yaragagaye ubu nta n'uguri no kuri WhatsApp ndi kugendera kwa karakare kwisoneshwa umushikono witabire abantu bagushaka babaguhe witabe igo ubuse usanze ari sheri uri kukubaza aho uri nta mwitaba pe niba ari umwitabe cyangwa n'undi mukobwa uyu ni umunyamashweza buriya ngaho itaba wumva yola ako ntuje umuco ni wanene jewe ubu ngubu ndi iwabo wabeza sha muri ca gihugu gituwemo n'abayobozi bafite imbaraga woka nyagwa na bugesha urukumbaza iki urukumbwira iki yanyweye nguvu yamumanyuye disi usanze ari ndetse wamumenye reka aba yanyweye yanzoga bita mukubita umwica ese hariya za Nyabihu bagufata gute bagufata nk'umuntu w'umusitari reka bamfataga nk'icamvagara kubera iki se bamfataga nk'igipapuro kumva umuntu yanyweye inzoga yanyweye karigazoke yanyweye umumanura jipa nkwa mukubita umwica ati mumukumbanye yoka izo zose ni inzoga mugira muri quartier yanyu ngo umumanura jipo iyo se nayo ni inzoga ego kwimeze iteye ngwaga muki manza ari mu sukari no mu meneke barazinga umbwira nk'amoko nk'atanu munywa k'inzoga hari ibita taraki se noneho ikorerwa hehe inaha bayitaga taraka hariyo bitaga urumenesha yampaye ubwo izo zose iyo wazinyweye urakumbanyaga iyo ugeze mu rugo
uheraga ku mwana ugakumbanya bakiruka uzagura ugukumbanya wabona nk'ikintu gikarishe na meza byose ukarimbura n'intebe byose ukamanyagura ugahita ujya kwiryamira ukaryama wenyine mu gitondo bakaho ugasanga inzira arangaye abandi bigendeye basanga uragaramye mu nzu wenyine cyangwa se ukagira amahirwe ntagire ikintu cyawe biba ugasanga uri mu taraga ariko njye sinjya mbikora njya mbibona ku bandi bantu gukubita umugore atari byiza njye ndabizi ni icyaha wari ugeze ku ya kabiri ngaho mbwira indi nzoga wari usigaje 3 umumanurajipo mukubita umwici nawe ni inzoga yego yampaye hari n'iyindi bitaga swaga yes niyo bitaga potenco zarabamanyuye zirabamanyaguraga bajya babaganiriza ko kutanywa cyane ari byiza cyangwa se inzoga ari mbi ku buzima bwawe inzoga ku muntu uzishoboye zo pe ni wadedi ako umuntu utazishoboye nashaka zaje aranywa amazi wumvise ko gahunda ya leta cyangwa se warabyumvise bavuga ngo tunywe less akantu ka tunywe less urakazi tunywe less tubiri gusa tunywe less nuka turenze niko bivuga iyo gahunda ni ya leta warubizi jewe mpa agacupa kamwe aho bwahugira mpa agacupa kamwe cyatubiri wanazireka kuko iyo nsogongeye mpita ganshwanyuka ngatatamuka nkabango wenda umuntu atambaye kucyo kunywa ngo nsomeho bwakwira ntananyweye iyo nsomyeho rimwe gusa iba gikangutse maze ngashanyaraza we wowe mvuga ishaka kunywa iyo nsogongeye kucyo kunywa umusomo gumwe dore umutima gwanje niyo nzu gukunda kwinywera cyane kurenza izindi ndavangaga byose uravanga nazamuritura ndanywaga buriya wanywa nk'izingana gute ubaze nko mu maritiro litiro ni nk'ibiri nka litiro 2 yego wazinywa za byeri kabisa ukazihamya buriya konyagi ibagamo litiro konyagi ibamo igice litiro renda kuzura akada turaducupa ni duto twakonyage dutatu cyangwa 4 cyangwa 5 twantunganye dutoya cyaka indi kinini kimeze nk'igicuma ndagafushuru buriya wanywa 5 hoshya genda abaye nkagwizihigwa none ujubona meza nshasi ukagira ngo sinjanywa mbona ngewe ako ndanywa gasinja nsinda njewe nge mbona witonda utanywa amayoga menshi ariko nibyo koko ko bwinda yakunaniye ngo junywa gake nakanywe nk'irindwi cyangwa 10 ariko rekada singiye kuzinywa zikambaragura ngatatamuka weruka gusinda ryari jewe ewe kuva navuka simperuka gusinda dukuri naravutse nk'inzoga ariko ndanywa gasinja nsinda mu maraso ganje uribuka umunsi wa mbere unywa inzoga hari ryari umunsi wa mbere usoma gwa mbere nanywa inzoga njewe Sunny Boy inyogo yogamo yo mu mazi umuntu wambaye inzoga bwa mbere ni umuntu wazicuruzaga hari ryari ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka 12 ukumva yacuruzaga inzoga bitaga karigazoka ibisa n'umutuku wagira ni amaraso aba ari kunyongera mu mubiri gwanjera ikiro cya mbere mbona kiminu icya kabiri ndakiminura numva ntakaraba kumba ari kumbi cyaco kunywa c'abatambera inshuti yanje kidasembuye yego ndavuga rero kubera uyu nguyu ampaye agamazi gasaguca reka nje gushaka ikirambaragura ubwo mba nagenda kwirukanga mba nashitiga icupa cya Musanze mba nakigotome icupa rya mbere rya kabiri mva mu mutwe birasaba yanze ndagapfusha rukara
ufite imyaka 12 ndavuga indi murekeje nyakadiho mwabahungu mwe twavukanye ese ufite ingahe ubu 30 ziruzuye ubu maze imyaka 18 unywa inzoga cyane ariko sinje nsinda iyo ndiko mu mutwe byibaranguye nta nzoga nakongera gusomaho urabibara uzi kubibara neza iyo utangiye kumva umurongo mba ngufite neza yagafushura twagande ngo ujye usinda wo muri quartier yanyu ko hari umuntu wambwiye kujya usinda abanako besha ni babandi basindaga bagashwanyuka bagatatamuka yagafushura rukara sinje nsinda ni nkubona numbona nasize ndi gutembagara uzandege mu rukiko ndagapfusha rukarabanka tiri imyaka zigera mu jana ubu ngubu nta nubwo byemewe gusinda ku karubanda ntago byemewe nanje ndabizi kandi koko ntago ari byiza igo buri umuntu nsindiye ndagapfusha rukaranywa inzoga kandi ukacaga kangu biturusha kumurega biremewe agakatirwa ndagapfusha rukora gatirwa na ribu twanywa inzoga udashoboye iyo nakanywenjewe mbaga ndi kwidandabirana ndi gucinya akadiho ngaca n'umugara nkigendera neza ruzungu wa dete dusoza ujya ukumbura papa wawe yego yago ujya umukumbura cyane ngaho ugira ubutumwa umuha nakubona bebiza vinje nzapfa usibye n'izuba n'imvura ndizagwa abana bacu bawe njanjanje abana bacu bawe njanjanje iyi niyo mutuye usharuka ngaho ugira n'ubutumwa umuharera atari indirimbo mubwire ko umukumbura ibyo umwifuriza byose papa wanjye ndagukundaga hamwe n'inshuti zawe zigukundaga bose ndabakundaga aho kugira mupfe akugira inshuti zanjye zipfe nanapfa n'ubundi nziko nzapfa ariko aho kugira mpfe nandavuye napfa neza ndagapfusha rukara ndagukundaga n'amagara ganjye n'inshuti zawe zose ndizikunda gujukiriza abanywanyi bawe bose isa reka ngushimire cyane yego ariko kakano kinyogoye kutakavuze se ese mu mazi ko mu sikoka mu project bitandukanye ko beje mwera maze sikoka ngo yoga nkifida dafite inyogoye yogamo mu mazi ngo pa ahita avamo roho bamushinguye mu makori yo hirya ubu ntakiriho n'amagufa ge ntago data ese ari inshuti yawe magara arambesha ngo azikoga inshuti yanjye naho nta mazi azi kubera burana Imana ari yamuhamagaye abarebye ikivu kimeze yarambwiye ngo ni ikibuga cy'indege niko magambo yambwiye ngo ariko Sanibo ngo iki kibuga ngo indege zigwagahe naramubwiye ndi dore indege zigwaga mwereka gaze metani wese ugisenye bagiri mu mazi hagati ati nirukanke noneho hejuru y'amazi ngaheruka angura bibira kuba nijye kubona umuntu aravudutse ambaye katata mbona rirukanse neza bandamubusa abaguyemo ahantu yari gitembo n'amazi gabaye ngo mbwiraga aho ukazi koga ntiwambaye ukazana iyo nyogwira aho ngaho nk'ako mazi ko yavuze ngo izikoga irangira nogonotse njya kwizanira abasirikari bazi koga bo mu mazi ba marine marine we umuntu yarohamye twirirwanye none yarohamye yaguye mwagama bamuvanye mavuye mu roho cyarangiye ndavuga yiga data mana we taranogonotse kweri mana yanje wandemye ahita kwizira giba burase kuki yagiye mu byagenze gute kuki nyine niki cyatumye ajya muri ari amazi n'umuzimu n'umuzimu burara ari kureba agafiga amagaraga abantu kagiraga ngo hari agafiga baga mu mazi karaguhamagaraga ngo ukabona kuri kuja mu nzu gajaja karasubira inyuma gake gake ukaza ukabugeze ku mazi imyuka za kubana nkeya waba uri kuzamuka nka guca
ugasanga wagiye kure ukabura apfuye umwuka gwagushiramo ukabuvuyemo roho usa amazi uba wanyweye wagotomeye nta zamfashe ntabwo urajya mu kivuze kogamo wowe njagamo nta nakugo metero zirenze 3 kuva kugera hariya nabwo nuko ukajamo nabona gageze aho n'impfu ntabwo bazambura iyo marine zitaza bari baramukura yaragiye yigira mu buye nka guca bamusanga mu buye pe cyabuye bitaga gasafuriya aja mu gasafuriya ruzugu wa diti birumvikana reka ngushimire cyane ubwo wakoze kuduha umwanya wawe ndizera ko ariko uri bugere no mu rugo amahoro yego urakoze cyane nibyo koko mwaka mupyagara mwaka mupya kuno mwaka ba inshuti zanje zizaguge ndi kuzabage iyo abantu badukundaga bose Imana ishira baho umugisha bagire n'urukundo bagire n'umuco dude biruti wadete cyane